kuwa kabiri ukwezi kwa mbere itariki ya 6/2026 uyu ni umunsi wa 6 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: uhawe ibyo utatekerezaga kuzabona kandi ushimwe n'Uwiteka. Igitabo cya kabiri cya Samweli 24:23. Ibi byose Nyagasani nje Arawuna mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igushime. Umva, Uwiteka ntagiye kuguha gusa, ahubwo ugiye guhabwa gushimwa n'Uwiteka. Ibyo utatekerezaga ugiye kubihabwa. Dawudi agiye kugura ikibanza. Arawuna aramubwira ati ndakiguhera ubuntu. Hari ibintu washaka gushyiramo amafaranga menshi, ariko humura gatoya, ngo ibyo utatekerezaga kuzabona ugiye kubihabwa, ngo kandi ugiye no gushimwa n'Uwiteka. Uwiteka agiye kugushimisha no kugushima kuko wamutegereje none akabasohoye, kugushima yuko wabaye umwizerwa muri bikeya none ugiye guhabwa byinshi, kugushima ko wihanganiye ubuzima none ukaba uhawe ikamba. Agiye kugushima ko wagendanye nawe mu gihe abandi benshi bamuvuyeho. Ingororano yawe irahari. Uhawe ibyo utatekerezaga. Wasabaga amafaranga yanuye, ugiye kubona inzu yawe. Wasabaga ikibanza, ugiye kubona cyubatsemo inzu. Wasabaga umurima, ugiye kubona imyaka yawezemo. Ikintu cyose utatekerezaga ugiye kugihabwa. Urakoze Imana ko umuhaye ibyo atatekerezaga kubona, kandi ashimwe nawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.